mfite ubuhamya ko Yesu abeshaho, narabibonye na n'ubu ndacyabibona. Oh haleluya, mfite ubuhamya ko Yesu tubaye ikaze ku biganiro bya The Kivu Post. Ngewe ubasuhuza ubaye n'ikaze kuri biganiro, nitwa Rukabuza bakwa rwa Rwemera Tabaro utaratase inkuru zisutse, aba inaruti nyitatetereje mutere twateye abahunde. Iruhande rwanjye ndi kumwe n'umugabo aratangira twibwira. Umugabo witwa nde? Banyita Nturanye nabo Amerika. Nturanye nabo Amerika. Aho utuye ni hehe, aho tugusanze mu rugo iwawe? Ahantuye ni mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Kivumu, mu kagari ka Bunyonjo mu mudugudu wa Mbinga. Hanyuma wenda mbere yuko umuntu akubaza kuri ibi ngibi tubona nibyo bimeze nk'ibitangaje ku rugo rwawe, amazina umuntu witwa Amerika ni izina wavukanye cyangwa niryo wenda wiswe umaze kuba mukuru? Iryo ni izina niswe kuva ndi umwana mutoya cyane. Hanyuma umuntu ageze muri urugo rwawe ahangaha ibirukikije ni ahantu hameze nk'atangaje, aho wajya hose ibihangano biri ahangaha ni wowe wabikoze cyangwa ni nde? Ibihangano bihari bikozwe mu mabuye, ni njye wabikoze, ariko kuko ndigeze niga Icyongereza hari ibyo nitabajemo umuvandimwe wize Icyongereza araza arakinyandikira, ubwo yacyanditse mu buryo bwo kubamukoresha. Hanyuma se mbere yuko ujya muri iryo torero wabagaho ubuzima bumeze bute? Sinzi Amerika cyangwa Nturanye nabo ukiri umwana mutoya ni we buzima wari urimo, mbese ugiye gushanyiriza umuntu ko abana bakura mu cyaro nk'iki ngiki, ni ubuzima bwari bumeze gute mbere yuko wenda ukizwa ukaba umurokore? Mu by'ukuri nari wa muntu ufite amaderede ku mutwe, nk'itabi, nk'urumogi, amatabi atandukanye, inzoga zitandukanye, ubusambanyi no kuriganya. Kuriganya birimo ubujyajya, ibyo nibyo nabagamo. No guciye mu ijambo se, ibyo byose ndikumva ari ibintu uretse no kuba ari ibyaha ukurikije nk'umuntu warokotse, ariko ni n'ibintu leta itanemera, ibiyobyabwenge, itabi, ubusambanyi. Niki cyari cyaratumye ujya muri ibintu nk'ibyo ngibyo? Naje kubijyamo bitewe no kubura uburere bw'ababyeyi. Ababyeyi ntibari bahari se cyangwa nuko bari bakureze nabi? Bari barandeze nabi mu buryo kuko nta mahirwe papa yagize yo kubana na mama wanjye. Uvuga ngo habayeho gutandukana kwa papa wawe na mama wawe, hanyuma bituma ubura uburere. Bitangiye mu muhanda mba umuntu wo bita abadahogora. Ikigo cy'abadahogora amakuru nyizo nuko cyafashaga abana nyine b'imfubyi nk'abo ngabo n'aba mu mihanda. Wese wakigezemo ryari mu badahogora? Mu badahogora nagezemo 9 karindwi. Se mbere yaho umuhanda wari warwayemo ryari, umayemo igihe kingana iki? Narawubayemo kuva 9 kane. Ni kuvuga ngo nyuma ya jenoside ni wowe ujya mu muhanda? Hanyuma se mama wawe umaze kutubwira ngo bari baratandukanye, aho muri 94 se hari cyababayeho cyatumye ujya mu muhanda cyangwa nuko wabonaga ni igihe cyari kigeze ubona ubuzima bukurambiye nyine ukavuga reka ujye mu muhanda? Icyababayeho umubyeyi wanjye na papa nuko hatabayemo ubwumvikane ku byo bumvikanaga mu rugo. Umwe rero yabashije gushaka umugore n'undi ashaka umugabo. Mama wanjye yashatse undi mugabo na papa wanjye ashaka undi mugore. Ubwo rero ntangiye kuregwa na mama wacu, ubuzima bwatangiye kuba nk'ubunaniranye, nanjye ubwo buzima bwanderamo simbwishimire. Ubwo rero natangiye ndi mayibobo yo mu muhanda. Hanyuma dusangize rero mbere yuko ujya mu badahogora ubuzima bwo mu muhanda 94, wenda ubu ngubu hari ukuntu umuhanda umeze nk'aho igihugu cyateye imbere biratandukanye. Mbese icyo gihe uri mu muhanda mbere yuko ujya mu badahogora ubuzima bwari bumeze bute? Hariya tubwire, wabagahe, wararagahe, waryaga iki? Jewe naje kwigira inama icyo gihe cyo nandi mu muhanda, nza gufata idebe ryawusa ndarica, maze kurica hari ukuntu abacuruzaga ku meza basigagaho umuceri wagiye utaraka ku ruhande, ndawurundarunda, ndangije ngusira muri rya debe, mvoma amazi yo mu muhanda, ndagenda ntangira iseta ahantu hari ikigo cy'abisilamu werekeza Nyakabungo imbere ya radiyo Rubavu aho yakoreraga mbere. Ari esige ubu ngubu? Hari esige. Ubwo rero naje kubona abandi bana 3 b'abamayibobo, harimo umukobwa umwe. Nyuma yaho ngaho umukobwa mbwira yuko hari indi mbo bararanaga ahantu muri Kanifu. Boya hehe mu mujyi wa Gisenyi? Yabaga hepfo y'isoko ujya Ikoromero.
ubwo rero nza kumubwira ati genda umuzane nawe aze tubana ahangaha. Ubwo rero twarahageze tuhashinga resitora y'ibiryo byo duteka mu madebe, ikiyiko cyaguraga amafaranga 5 cy'umuceri. Ubwo ngubwo tayari cyaje gukurikiraho. Ariko mbere yuko wenda utubwira icyakurikiyeho, resitora icuruza ibiryo ku mafaranga 5 ngo cyari igiceri cya 5. Nta mwana wo hanze wari waza kubijyaho cyangwa umuntu ugenda mu muhanda. Iyo yari resitora bamayibobo. Iyo resitora ni ngiye wayishinze aho kwiyoseta ahahoze ikigo cy'abisilamu, ubu ngubu akaba ari Escresege. Ubwo ni ukuvuga rero naje kugira abamayibobo bageze muri 300 ari ngiye ubayobora mu mujyi wa Gisenyi. Ariko byaje kuba yuko Mandevu aza kudusenya, uwari ukuriye abadahogora arangira aravuga ati ntabwo haba hari ikigo cy'abadahogora kandi gifata abantu baberezi baba hanze b'ibirara, ngo mwe mukomeze mwidegembye hano hanze, muze namwe muze mujye mu kigo hamwe n'abandi. Ariko kuko habagamo igiti cyane bakubita bya badahogora, ubwo bikaba ngombwa yuko nanjye nza kwigira umuntu w'ikingi, nanjye mfite igikundi cyane nshaka kuyobora. Ubwo ni ukuvuga ngo rero byabaye ngombwa yuko nza kubonana n'umuzungu, nza gushaka umuntu w'umusemuzi. Ubwo musaba kuba yatuvana aho ngaho kwiyoseta. Arangije yaje kubyira abari basirikare ba RDF babaga muri gendarmerie ko baba badufashe bakaba baducumbikiye mu kigo cyabo. Ubwo ngubwo bakareba icyerekezo bagushobora kudusiramo. None tubwira mu kigo cya gisirikare se wanze kujya mu badahogora bakubita inkoni zisanzwe, abasirikare noneho bafite n'imbunda, byarakoroheye aho ngaho n'icyo gikundi cyawe? Byaratworoheye kuko batwigishaga indangagaciro yo kugira ngo witwe umunyarwanda, bakaduhereza n'uburere, bakatwereka n'icyo dushobora kuzavamo tumaze gukura, mbega ugasanga barimo baraduhumuriza bya hatari. Ubwo rero twaje kuhava batujyana mu kigo cyari kiri hirya yaho werekeza muri Bugangari. Ubu ngubu naho Zion Temple yamanjirije gusengera. Nta gukemurira mu badahogora se ntago wabayemo? Mu badahogora naje kubamo ariko ntabwo nabayemo igihe kirekire. Wabayemo igihe kingana iki wenda? Nabayemo ukwezi n'igice. Hanyuma mu badahogora abona ari inzi twebwe tukiri batoya habaga bafite impano zitandukanye, acrobacy, ibintu byo gukora amasiporo, kubyina, gucuranga. Wowe nta kintu se wigeze mu badahogora cyangwa se nabo bantu mwari mwajyanye icyo gikundi cy'ababaga ku muhanda? Okay, jewe mu byo nari naravanyemo muhanda nigaga kuririmba. Nigaga kuririmba n'ibintu bya siporo. Nukuvuga ngo siporo ngubu urazizi no kuririmba? N'ibintu byo kuririmba ndabizi. Kantu se ko kuririmba wenda wadukorera gatoya niyo kaba nk'umunota umwe? Nshobora kukabakorera ariko ntago ndakabakorera mu buryo bw'isi, ndakabakorera mu buryo bw'Imana. Nta kibazo ushobora kudushyirira gatoya niba ari nk'akaririmbo kawe se cyangwa se reka ngasireho. Mfite ubuhamya ko Yesu abeshaho, narabibonye nta n'ubu ndacyabibona, namuhimbiye Yesu we indirimbo nshyashya, Yesu we zo kumushimira. Yesu arankunda singiganyira, abamwizera twese nimuze cyo dufatanye. Mfite ubuhamya ko Yesu abeshaho, narabibonye na n'ubu ndacyabibona. Oh haleluya. Mfite ubuhamya ko Yesu abeshaho, narabibonye na n'ubu ndacyabibona, namuhimbiye indirimbo nshyashya, Yesu we zo kumushimira. Yesu arankunda.
urakoze cyane. Ganyira. Okay, urakoze cyane. Urakoze byiza, Yesu yarakoze gutuma utakiganyira. Ngira ngo ushobora kuba ari indirimbo ndende, wenda ushobora kuza kuyisubizaho gatoya. Ariko nagira ngo nkubaze ubuzima wari ubayemo mbere yuko wenda ugera no muri Zion nk'uko wabitubwiye, ni ubuhe wabwa mbese Yesu yagukijije ku buryo ni nk'ibintu wibuka wakoze uri mu muhanda, wibuka nk'umuntu wakijije ukavuga uti kabisa hariya ntago nari norohewe cyase nari noroshye? Okay, mu by'ukuri icyo gihe twabaga tumaze kunywa ngitabi. Se mwanywa ngitabi rimeze rite? Ni intore cyangwa ni n'urumogi? Rwavaga hese mwarukuraga? Rwabaga ruvuye Kongo. Hanyuma ni nyiki urumogi wese kukoresha umunsi umwe wenda mu byo wakoze byinshi ushobora kutazibagirwa? Okay, hari icyo rwigeze kungoresha. Icyo gihe mfata groupe y'abana bari bageze muri 60. Icyo gihe twari twahuye n'ikibazo kijyanye n'inzara tumaze kunywa urwo rumogi. Ubwo twiga amayere yo tugomba kujya mu soko rya Nyakabungo tukajya kwibamo. Ariko kuko ari ngiye icyo gihe wapangaga, ubwo abo bana 60 hari uburyo twafashe udukoni dutoya twari tumeze ng'utunyapfu, ariko tugashaka udusinga tukadusongora tugapfundikaho utujeneti. Ubwo byabaye ngombwa yuko icyo gihe tuvuga yuko tugomba kufata tukagenda uko babantu babunamye hejuru y'ibirayi, kaga tukagafata ukakarenza kakagwa mu kirundiro cy'ibirayi, ugahita ucoma ikirayi kinini ariko cyo kizamuka. Ubwo uri kumva abantu 30 bose binjiye mu soko, niba mayibo bimwe uyitumye ikirayi kimwe kandi kinini, ibyo birayi niba ari 60 nujya kubipima uri kumva ibiro biraza kuvamo, haraba harimo ururariro rwo tugomba kurarira. Ubwo rero muri ubwo buryo numvishije uburyo twibagamo bwari uburyo budasanzwe bwo nari mbimbye. Hanyuma se wenda uba mu buzima bw'umuhanda nkaho ngaho mbere yo kukizwa, ni nk'icyo kintu cyakubayeho ku buryo ni ibintu wajyaga wicuza ukavuga uti ubuzima mbayemo ni bubi, cyangwa warabwinjoyingaga wenda kubera no gukoresha ibiyobyabwenge nk'uko nguko? Ikintu cyakubagaho kumva ubuzima urabwanze cyangwa warabukundaga kubera? Hari igihe twigeze guhura n'ikibazo cy'imvura, turyamye muri kanifu umunsi umwe, imvura iragwa. Hari nka sangapi? Hari nko mu masaa 7:30 za nijoro. Imvura iragwa kubera ibyo twiriwe turi gutoraguzwa mu mayarara, utuda twabyimbye. Ubwo imvura iguye kubera utuda twabyimbye n'ibitotsi byadutwaye, imvura iguye ndi twabimenya, kandi twaryamye ng'igihiriri twashasha amakarito muri kanifu. Amazi garamanuka avuye ku majengo, avuye mu soko mo hagati, yose amanuka muri ya kanifu aza kudutembana. Adutembanye harimo umwana umwe waje kwitaba Imana. Ubwo yangana gate? Yari yakomokaga hehe? Yari akomoka muri Kanama za Mahoko. Yari afite imyaka ingahe se ubwo ngubwo wenda ugereranyije? Yari afite mu myaka 11. Wowe se icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Njye nari mfite 13. Ubu ngubu harya ufite ingahe? Ugejeje muri ingahe? Navutse 81. Hanyuma rero wenda byagenze bite kugira ngo ukizwe? Byatangiriye nagiye mbona amazina y'abantu bihaye Imana cyangwa se b'abapasiteri wagiye wandikaho uvuga ngo Imana izabagirire neza kuko bakugiriye neza. Byagenze bite kugira ngo ukizwe wisanga mu rusengero? Byagenze bite? Tugire muri makeya. Muri makeya kugira ngo mbashe kuba nakizwa, ndi mu murenge wa Kivumo mu kagari ka Bunyonjo. Maze kuva mu mujyi kuko naje kugera igihe bavuye uruhande rwa babasirikare. Ngena nigeze nibo batumye wenda bakugigeza kwa pasiteri? Twavuye ku basirikare babaga muri gendarmerie tujya mu kigo cyo bita Twirerere. Icyo kigo Twirerere rero ni ahantu hamanjirije itorero ryo bita Zion Temple rihasengera. Ubu Mbugangari? Muri Bugangari. Ubu ngubu hasigasengera abadivandiste, bahasengera mu buryo
bwo kubwiriza mu buryo bw'inyigisho mu gifaransa. Nka ku muhanda se umanuka ujya kuri Petite Barrière cyangwa ni hirya? Ujya imbere ya gare. N'ubwo uzamutse ujya ku isoko rya Bugangari. Ubwo ni ukuvuga rero uko bahise badupangira abasirikare bagomba kujya baza kuturarira ku icyo kigo. Ubwo rero natangiye kujya mbaza abasirikare, ndababaza atari ko buriya umuntu yaba umusirikare mu buhe buryo. Ubwo barambwira ati okay, tiwe manza uregwa ahangaha baguhe uburezi, dore uburara bwari bubamereye nabi, mwaginywaga n'ibiyobyabwenge. Muri ubwo buryo rero nimumara kuba abantu basobanutse n'imyaka nikizabiri kwiyongera, tiyo ufite ntabwo ikwemera kuba umusirikare, numara kujya hejuru uzabashe kutubyira. Mu by'ukuri rero icyo kigo twaje kwamara imyaka ntago nyibuka, ariko twahamaze imyaka myinshi cyane kuko nahavuye ndi guhita mba umusirikare. Wabaye umusirikare muwe mwaka? Nabaye mu mwaka wa 2000. Ubwo ni nk'imyaka nk'ibiri nkurikije uko wari wambwiye. Muri za 2000 nibwo nabaye umusirikare. Dusangiza rero experience yo mu gisirikare boenda ushobora kutasa kubivugaho cyane, cyangwa se ni wowe uhitamo. Ubu byari bimeze bite? Winjiriye hehe? Aho wakoreye amasomo ya mbere ya gisirikare ni ryari hehe? Okay, aho ngaho ubwo sibyo ntaba ngiye mu yindi tere. Nta kibazo cy'igihorere. Ubwo reka twikomereze. Ubaye umusirikare kuva mu 2000 kugera mu 2008 nibwo twiye kwakijijwe. Gukizwa rero tubwire byagenze bite kugira ngo wakire Yesu nk'uko wabivugaga? Nakubyiraga rero naje gusezererwa mu gisirikare. Byari nasezerewe 2006. Hanyuma ukizwa 2008. Hagati aho se, hagati yo kuva mu gisirikare no gukizwa wakoraga iki? Wari ubayeho ute? Umuntu ari mu muhanda yegura hindutse, ugiye mu gisirikare ukivuyemo, biba bimeze bite? Umuntu wabanje kujya mu muhanda akajya none mu gisirikare ahindutse, ubuzima bwari bumeze bute icyo gihe? Hari inyigisho nahabwaga mu gisirikare, kandi inyigisho nahabwaga ni nta kibazo harahari. Inyigisho nahabwaga zari zo gucunga umutekano w'igihugu cya nyambyaye cy'u Rwanda, gaharanira umutekano wacyo n'ubusugire bwacyo n'abagituye, ngaharanira n'ubunyangamugayo. Ubwo rero naje gusezererwa atari ku mpamvu inturutseho. Byagenze bite? Okay, habayeho ikintu cyo kuba babaza kiranka wanjye, baramubaza ese kiranka ubwo ni iki? Kiranka ni umuntu uba ushinzwe kwandika mu gisirikare. Ubwo rero bamubasabye lisite y'abantu bize na lisite y'abantu b'abarwayi. Ubwo ngubwo ya lisite y'abarwayi ubwo harimo abantu bashobora kuba barakonomekeye ku rugamba, bashobora gusezererwa. Ubwo rero ya lisite y'abarwayi, kuko nayo icyo gihe nari ndwaye. Urwaye iki? Indwara nari ndwaye navuga ngo ni nyinshi ntabwo nabasha kuzisobanura indwara zo nari ndwaye icyo gihe, kuko akazi ko mu gisirikare ushobora guhura n'indwara zitandukanye. Twibwire rero mu gukizwa, wari ugarutse hano ku Kivumu iyo myaka 2, ubwo burwayi se bwaje gukira cyangwa byagenze bite? Bwaje gukira. Okay, warivuje, wivurije he? Naje kwivuza ndakira. Okay. Urakijijwe rero, byagenze bite kugira ngo dusangize iyo nkuru, tubwire ukuntu wakize mbese inzira yawe byagenze bite? Nibyo nshaka kukubyiraho rero. Hari umupasiteri witwa Jerome, ni umuzayone. Jerome ryonyine ntarindi? Nzengiyumva. Yitwa Jerome Nzengiyumva. Ubwo yari umuzayone, ariko ari ahantu afite urusengero ahantu ho bita ku Rwinyoni mu murenge wa Kivumu mu kagari ka Nganzo. Ubwo aza kumbwira nimutegere, yabuze ikinyabiziga kubera ari ku muhanda. Ubwo mwari muri hehe? Twari ku muhanda wo kuri arete yo ku Kivumu. Ubwo amaze kumbwira ati nimushakire ikinyabiziga, ubwo nagiye gushaka umuntu witwaga Kigali yagiraga moto. Ubwo muzanye umupasiteri aza kunsigira amafaranga 500.
asigiye amafaranga 500 ndamubaza yari nk'igihembo yari nk'iki cyari igihembo ubwo byabaye ngombwa yuko rero mubaza aho buri gihe ko mbona ari kuza kandi akambwira ni mushakira ikinyabiziga yakibuze kuko yazamukaga nko mu masaha ya nimugoroba ariko aturutse kugwa inyoni arambwira ati ngende pasiteri ti buriya tinopfa mfite urusengero ti niyo mba mvuye mba nasi saa sita ziragera igihe cy'abakristo bo gusohoka ngasigara ndi kubaganiza ati rero niyo mpamvu mvayo bwije niyo mpamvu ngera aha ngaha ugasanga muzika ikinyabiziga tari kujya umfasha rero tujya umbera umwana mwiza tikunshakira ikinyabiziga ndamubwira arambwira ati ahubwo ndashaka ngo uzambere umushyitsi ubwo rero naje kumubera umushyitsi aho kurw'inyoni cyangwa kurw'inyoni mu itorero rya Zion Temple ubwo nk'ubwo tayari icyaje gukurikiraho naje kumubera umushyitsi maze kumubera umushyitsi igihe kiragera arambwira ati none wowe warubayeho mu buhe buzima ndamubwira mu by'ukuri ubuzima nari mbayemo ntabwo bwari ubuzima bwiza cyane ariko nawe kuko ari umuntu wasengaga nawe yabonaga icyerekezo cyane cy'ubuzima akabona atari bwiza cyane mu gutari waravuye mu gisirikare burane agatabi ntiwagasubiyeho cyangwa n'inzoga nyinshi cyane ubusambanyi nk'ibyo bavugaga cyane ko numva nta kintu cyari kigiye kubikubuza urebye ikintu nari naravuyeho ni urumogi kuko mu gisirikare ntabwo bamenye ko urumogi ariko ubwo hagati aho 2006 urahanwa bifatika ndabyumva hagati aho 2006 nta bintu wakoraga wenda byo gusayisha itabi inzoga isigara narayinywaga n'ubusambanyi nabwo narabukoraga no gusinda nabyo narabikoraga hanyuma rero umubereye umushyitsi arakwigisha niyo nyigisho yigisha uwo munsi yagukoze ku mutima ese nubwo wahise ukizwa cyangwa byabaye process bigenda biza buhoro buhoro yatangiye kunyigisha ariko ako kanya ntabwo nabivuyeho ntabwo nahise mbivaho ahubwo igihe cyo kubatizwa cyarageze kuko ntabwo nari ndabatizwa ubwo ngubwo anyigisha kuba nabatizwa we mwaka uwo wabatirijwemo uwo nabatirijwemo umwaka nabatijwe 2006 nagize ngo wakijwe 2008 nk'uko twari wabimbwiye niba nakijijwe ari neza ariko wari batijwe mbere narabatijwe mbere nukuvuga ngo wavuye mu gisirikare uhita ubatizwa ntabwo byatinze ntabwo nagize imyaka myinshi yo kuba hanze hanyuma rero tubwire twagiye tubona uretse wenda uwo mupasiteri twa Nsengiyumva Jerome hano hari abandi bapasiteri wagiye uhura nabo nk'ubwo ngubwo byagenze bite byabaye ngombwa yuko igihe cyo kubatizwa kigera njya kubatirizwa muri Zion Temple muri paruwasi nguru ya Zion Igisenyi biba ngombwa yuko wagomba kumbatizwa ari obita Bishop Fregis Gakunde Musoni ubwo ngubwo twaje kuganira bamaze icyumweru cyose bari kunsengera kugira ngo babone izina ryo ngomba kubatizwa ubera iki icyumweru cyose icyumweru cyose kuko mu bigaragara nta burere bambonagamo ubwo naba narigeze mbabwa mu mavuko yanjye niyo mpamvu rero bansengeraga kugira ngo babashe kubona izina ngomba kubatizwa ubwo rero ndibuka yuko umupasiteri icyo gihe wajyaga unatwigisha icyo gihe yari umupasiteri wo bita Roje yari pasiteri Roje ariko icyo gihe yari mwarimu ntabwo yari arimikwa ku bupasiteri ubwo niwe waje kuvuga ngo izina rirabonetse uzabatizwa ku cyumweru mu gitondo Samuel niryo wabatijwe ubu nitwa Samuel nuvuga ngo witwa nturanye nabo Amerika Samuel nicyo nashaka kukubwira rero uyu Bishop Fregis Gakunde Musoni ikintu namukubwiraho byabaye ngombwa yuko tubasha kuganira tuganiriye namubwiye yuko nshaka gukizwa by'ukuri biri viza arangije arambwira ati ushobora kujya muri korari njya muri korari Igisenyi bita Azafu mbaye muri Azafu waribye muri Azafu ubwo mba mu binginzi n'abanyamasengesho ubwo mbabayemo
ubwo atangira kureba imico yanjye, ubwo ngubwo ahita ambwira yuko abona nta n'icyerekezo mfite, nta n'inzu yo mfite mu mujyi ngo nabasha kuba, arambwira ati ujye wibera mu rusengero, ati n'ubundi wabatijwe Samweli, ati Samweli yabaga mu rusengero. ngo wirirwaga ukanarara mu rusengero? Nirirwaga mu binginzi ngarara no mu rusengero. Ni ukuvuga rero ari mu buriri se? Okay, nta kuryama nararaga nsenga. Iminsi ingahe se mu cyumweru? Ijoro n'amanywa narasengaga. Wariye se? Wariye ryane? Bashe kureka itabi. Ubwo byamaze igihe kingana iki? Ni icya cyumweru wavuze? Oya, byafashe igihe kirekire. Byafashe imyaka 3. Utarya narajyaga ariko no kuvuga ngo ntabwo icyo gihe nasengaga ku manywa ngo nafasha, ni rimwe na rimwe mu kwezi hari iminsi yo niherezaga yo gufatamo ibihe byo kwiyiriza. Ariko no kuvuga ngo muri ubwo buryo nabashije akambereza ubufasha bwo kuba muri korari no mu binginzi, nkanajya mba no ku rusengero. Umunsi umwe naje kubona mbona araje ari 6 za nijoro, hari matoro yo nari mfite yabaga munsi ya kabine yo mu rusengero. Kabine si niki ku bantu batabizi? Ni ahantu besitarira ibyuma byo gucurangira mu rusengero cyangwa amajwi gakumvikana iyo uri kubyiriza. Aba bari barubatsemo nga etage, ubwo rero nararaga munsi yayo ubwo nimwo nabaga, nimwo matora yanjye nakundaga kuyisira ku manywa, n'igihe cyo mbashije kuba naruhuka ngaba naharuhukira. Ariko no kuvuga ngo naje kubona 6 za nijoro, kuko icyo gihe yakoraga mu ruganda rwa Burarirwa, mbona araje arambwira ngo Imana hari kimubyiye kuri njyewe, ngo kano kanya nimfate matora nyisire mu modoka tujye mu rugo. Ndangije bitanyijyana mu rugo iwe. Mu myifatire yaje kuboneka iyo nayihabwaga nk'umwana we. Mu mirire ntago bavuga ngo uyu nguyu yabayeho ngo umuntu udafatika cyangwa yanywaga itabi yari umusambanyi ibiki n'ibiki ngo baranyinubira. Uburere bwose nahabwaga ni ngubw'umwana we. Abana bese bo bakwakiraga bate? Umuntu wari warabayeho imbobo cyangwa ufite wenda n'ibisigisigi? Umukobwa we twaririmbanaga muri korari, nta niwe wakundaga kunyitaho cyane, yanyitagaho bifatika. Hanyuma kwa Gakunde Felix wahavuye ryari rero? Okay, ono mbavuye muri 2019. Mbere yuko ukora urongora no kubona ngo ufite umudamu n'umwana. Ura mudamu se mwahuye ryari? Wowe nani twanahuye muri 2018. Mu bana mutangira kubana ryari? Muri 2019. Ura mwana nabonye w'umuhungu mufite se amaze igihe kingana iki afite? Yavutse ngije umwaka n'amezi 3. Hanyuma rero tubwire ubu ngubu se ubayeho ute, ukora iki, niki kigutungiye umuryango muri rusange?